Agafilime kacu tugatangiriye hakuno barakwereka umwana mutoya barimo baragenda basunika mu kagare. Disi ni hano mu ishyamba gusa bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane. Akana baragafashe batangira kugenda bagashikanuza ndetse abana bafite n'umujinya bari kuvuga batumva muze tumujyane hano inyuma y'uru rutare ubundi tugende ducengeze mu bundi tumusigemo twigendere. Iri ni ishyamba ririmo inyamaswa nyinshi cyane. Umukobwa yaravuze ati umva wowe igihe kinini cyane wagiye udutesha umutwe ndetse wakomeje kugenda utubabaza ugenda udukorera ibintu bibi cyane kugeza n'ubu ngubu. Ati ubu rero tugiye kugufata tugushyira hano mu ishyamba ku buryo utazigera na gato wongera kutubangamira. Ati sibyo murumuna baramubwira ati umva rwose tumufashe tumujyane hano twigendere ku buryo atazongera kuba yatubona n'ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Aba ni abana batoya barimo bariga ku migambi yo gusiga musaza wabo hano mu ishyamba ndetse ngo inyamaswa zize nizimara kuza zibe zamurya. Abana batoya namwe babyeyi ni muzi mwereke bano bana kano gakuru keza kugira ngo kabasigire isomo. Umwana Disi arimo aranasinzira akajya yunamubona ko afite ibitotsi byinshi cyane. Mushiki we mukuru akambwira atumva wowe rero zino saha ugiye kuba wabona icyo turi cyo, ugiye kuba wasobanukirwa yuko kuba uhari hari byinshi cyane wagiye utubuza. Baragateruye akana ndetse akana mu kumara kugaterura barimo barashaka kuba bakajugunya hano muri rutare ndetse ngo kaje kuyoberwa ahantu banyuze bataha. Ababyeyi mwe nimba mufite abana muzajye mumenya uti abana batoya bari gutekereza ibiki. Ni nayo mpamvu tubazanira kano gakuru. Baramuteruye baramuzana bahita bamusunikira hakuno barangije baravuga bati ubu nicyo gihe cyo kugira ngo natwe twigendere. Mushiki we mukuru ambwira atumva atugurira uwari uzi yuko uzakomeza kugenda ututwara imigisha myinshi cyane. Papa akagura bomba akaziguhereza, mama akagura ibintu byose akaguhereza akenda keza, uti nawe ugume hano inyamaswa nizishaka zikurye maze undebere. Abana bahise bafata kagatebe barangije bahita bagasunika baravuga bati twigendere. Bahita basubira inyuma akana bagasiga hakuno. Gusa akana nako katangiye kugenda gasohoka muri rwa rutare ubona yuko nako kari kiteguye kuba kahita kigendera. Kagiye kari gutera induru gahamagara cyane kavuga kati mwandinze. Bafashe kakagari bariruka gusa mu kuba bakiruka ntabwo bazi ko umusaza wabo mutoya yabakurikiye ndetse ntabwo bazi yuko abari inyuma. Kubera iki abana nk'aba ngaba bashobora gutekereza ikintu nk'iki ngiki? Ndetse barakwereka abana baje bari kuririmba bavuga bati turagisize n'igishaka kiribwe n'intare, turagisize inyamaswa n'igishaka zikirye. Ibaze noneho hano hantu muri iri shyamba kuri inyamaswa nyinshi cyane zikunda mu ishyamba zikutanye n'aka kana gato zahita zikataka zigatangira zikakarya. Bwana butoya bwaramusize ndetse n'agahinda gakomeye cyane ubona ko umwana yagiriye ahangaha. Mwana mu ndebere yatangiye kugenda atoragura ibintu byose abonye ndetse nubwo atekereza ikintu cyo gishobora kuba cyamusanga kikaba cyamugirira nabi muri ino shyamba. Ndetse barakwereka umwana yaraje arangije agenda yitambukira agenda, gusa mu rundi ruhande ntabwo yari azi neza yuko aha hantu hari ahantu hamushyira mu byago. Gusa buriya Imana irimo irashaka kuba yatabara umuntu, irimo irashaka kuba yatabara umwana wayo, igerageza gukora ibishoboka byose ikaba yashaka inzira ndetse zo kuba yakinyuriramo. Umwana yaratambutse agenda bakurikira avuga ati mwambabariye mukandinda. Tugera noneho mu muhanda nyirizina ahantu ubwo bwana bwinjiriye burimo burajya mu ishyamba burimo burashaka kuba bwahemukira uriya mwana mutoya kugira ngo ubashe kuba bwamusiga hariya. Umushiki we mukuru yaravuze ati umva ubu ngubu noneho ibintu byose turabirangije, papa noneho azajya agura ibyo kurya twirire, mama narangiza tuzanire biswi twirire. Uriya niwe watumaga ibintu byose babizana barangiza bakabimuha. Ati dongere twigendere, niko gashiki ke gatoya kavuze. Gusa mwana nawe yari yabakurikiye. Gusa muri uko kubakurikira akajya ubona ukuntu barimo baragenda bitwara, umwana we bimutera ikibazo atangira kugenda yisekera ndetse aza bakurikira bari kuririmba bati mabigi. Kana kaje kibiruka inyuma karimo kati mabigi mabega. Ndetse abana nabo bagenda bishima bavuga bati ubu ngubu turabirangije, twamwangaga cyane noneho tukoze ibintu by'igitangaje. Barahindukiye
batungurwa no kumubona inyuma, ndetse bose bahita batangarira rimwe bavuga bati kiriya cyana tuzagikorera iki? Ati reba ubwa mbere twakizanye hano mu ishyamba, ati rwose nanjye mbuze ikintu nakora. Ibaze ko yadukurikiye ndetse akadukurikira n'ahantu hose twari twagiye. Atumva noneho rero menya ibintu bigiye guhinduka, tugiye kuba twashaka uburyo twashaka ikindi kintu tumukorera cyamubabaza. Abana batunguwe nuko umwana bajugunye yaje abakurikiye mu buryo nabo batazi, avuga tuzi n'ikindi, reka ducunge twirukanke, ntabwo ari buze kuba yadufata, ndetse igikoko kiraza kumusanga hano mu ishyamba kibe cyahamurira. Akana ko gakomeza kabiruka inyuma, gusa uko gakomeza kuba kabiruka inyuma, ubona ko umwana mutoya nta kindi kintu ategereje usibye kuba yaza hakuno. Bwana bwaraje buhita bwinjira hano muri iri shyamba, hari akazu kari karimo, buhita bubanza kuhisha ngo umwana ngo abanze ayoberwa ahantu bwagiye, ndetse bwabanje kuzana ka kagare gato, gusa akagare kagenda kanga kubanza kwinjira, gusa nabwo bugakomeza kugerageza ibishoboka byose ngo akagare kinjire ubundi bwihishemo hano. Bwarinjiye, bumaze kwinjira buhita bugira gutya bwegekaho, buhita bushyiraho urugi, butazi ko umwana muto arimo arabareba, ndetse umwana muto yaravuze ati umva reka dushyireho runo rugi vuba maze turebe, kuko ntabwo bishoboka ko yaza kuba yatuvumbura ahantu ari, naza kutubara ahita asubira mu ishyamba agira ngo niho twagiye. Akana ahubwo kari kamaze kubareba, ndetse kubera inkweto zabo zagaragaraga, akana kaje arizo karimo karakurikira umwana, ubona ko yaje afite gahunda yo kuba yamenya ibintu byose birimo birajya mbere, ndetse kwereka kaje kari kuririmba kavuga ati bashiki banjye muri hehe, ndetse karaza kari kubona inkweto gahita gasunika umuryango nabo mu buryo batazi, ndetse uko karimo karasunika umuryango karimo kajya ngo karebe nimba ariho bari koko bya nyabyo. Gusa karimo karabona inkweto, kakimara gusunika kahise kabona umushiki wako mukuru, ndetse ahita avuga ati ahe wacyana we rero noneho nawe urimo urakomeza kudutera isesemi, mwababyeyi mwe, aka ni agasobanuye keza ndetse k'abana bato, agasobanuye mushobora kuba mwakereka abana banyu bakaba bakigiramo isomo ryinshi rigiye ritandukanye, ndetse agasobanuye gashobora kubafasha no mu buzima busanzwe no mu bundi buzima bashobora kuba barimo. Akwereka mushiki we muto yaravuze tumva muvandi reka noneho turebe ukuru n'ubu twakigendera, duhite dushaka igitekerezo kizima dushobora kuba twakorera no musaza wacu nazongere kudukurikira. Ndetse umukuru avuga ati umva twagerageje ibintu byose bishoboka, twakoze ibintu byose bishoboka, ariko ntabwo yigeze abasha kuba yatwumva. Ati rero ubu ngubu dusigaje kuba twatekereza ikindi kintu kimwe dushobora kuba twakora maze kikamubabaza, kigatuma atazongera kuba yakomeza kuba yadutesha umutwe, kandi icyo kintu ndumva ari ikintu cy'agaciro gikomeye cyane. Ndetse musaza wabo yaraje, ndetse aravuga ati subirayo vuba ntukajya ukomeza kuba wadutesha umutwe. Abana bavuze ko ari ikindi gitekerezo bungutse. Noneho ni ikihe gitekerezo bano bana bungutse? Kuba bano bavuze ati reka dufate n'umusaza wacu tujyane nawe. Ati bagerageje ibishoboka byose ngo kugira ngo baribe ko umusaza wabo bamukomesha, ndetse bikaza kurangira bitagenze neza. Muri ako kanya abana bahise bavuga bati mufate noneho mwereke ikintu tugiye kuba twakora. Baramufashe bagenda bavuga bati noneho reka dusige n'akagare hariya tujye gushaka ikindi kintu kireda tugiye kuba twakora, tube twagurisha uno mwana. Bongera kutwereka hakuno bari bafite icyapa cyanditseho ngo Save de Deni no Poresere e Professeur de Papa. Uyu mwana ngo aragurishwa kandi ni umwana mwiza cyane, mwese muze mwihahire. Mushiki wa mukuru yaravuze tumva mwese ahantu muri tubafitiye ikintu cyiza cyo kuba mwagura. Ati dufite umuhungu muzima utarwaye umeze neza, ati papa yaradusize ndetse na mama aradusiga, ati rero muze mwigurira uno mwana mu mwitwarire inzara itazamwica. Agashiki ke gato kavuga kati ni ku giciro gito cyane, ati mwese nimuze muhahe, ndetse nimumara kuba mwahaha turaza no kubongeza n'ibindi byinshi cyane. Ndetse barakwereka ndaravuze tumva
mwese ahantu muri muze tubereke ibintu byiza cyane tubafitiye, kubera ko aka kantu ni akantu keza kari buze kuba kabashimisha. Ndetse barakwereka bafashe umwanzuro wo kuba bagurisha uno mwana, ndetse uno mwana batekereje kuba bamugurisha, bakamugurisha ku muntu batazi neza ngo arangize yigendere. Ndetse ubwana bukavuga buti rwose yaratunaniye, ati mama akimara kugenda byabaye ibitangaza cyane. Hari umusore hakuno wari urimo mu nzira arimo arigendera, ndetse yumva itangazo, arangije aravuga ati ngo bafite umwana barimo baragurisha, tubuse byashobokara? Ati ntabwo biriya bintu byashoboka. Ati se wa mukire wanyatse wa mwana nshobora kuba namumushyira kandi bikagenda neza? Barakwereka yatekereje kuba yamushyira undi muntu ngo akaba ari we umwigurira. Ese uno mwana barimo barashaka kuba bateramo imirwi ngo bakamugurisha, biraza kuba byagenda bite? Nimba rero nawe wakunze kano gasobanuye, nizere ko umeze neza ndetse ugiye gukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi, ndetse na umunota ushize. Gukora kuri subscribe ni inkunga ikomeye cyane ushobora kuba wadutera kandi kadusigira isomo mu buzima no mu bindi byose tuba turimo turapanga kuba twakora. Ndetse barakwereka umusore yaravuze tumva reka noneho muri iyo telefone mamagare boss wanjye ubundi mubaze nimba uno mwana ashobora kuba yamugura ndetse akamwitwarira. Yafashe umwanzuro wo kuba yagura uno mwana akamwitwarira ndetse akamushyira umukire wiwe akaba ari we wamutwara. Yaravuze ati aro boss, rwose hano hakuno hari abana ndi kubona barimo baravuga ngo bafite umwana bagurisha, sinzi nimba wanyemerera nkahita muzana direct, kubera ko uno mwana ndabona ari umwana mwiza cyane ushobora kuba wakishimira. Ndetse akwereka bwatumva reka ngereyo ndebe, maze nimara kugerayo ndahita nkubwira. Ati rwose n'amafaranga make cyane, ati rwose nakishyura mu yanjye nsanzwe mfite, ubundi uno mwana nkamukuzanira ukamureba ukareba nimba hari ikintu ushobora kuba wamuma. Gusa yumvikanye n'umukire yuko agiye kuba yamushyira uno mwana usa neza cyane, nk'umwana ufite uburere yahawe ndetse wakuze neza. Umwana afashe umwanzuro wo kuba bamutwara. Mw'ababyeyi mwe cyangwa mw'abamama mwe muzajye mukurikirana mumenye ese abana bacu baba baherereye mu biki cyangwa baba barimo barakora ibiki. Barakwereka umugabo yahise akurayo telefone, yumva akana karavuga kati muze rwose ni amadolari 100 yonyine ugahita witwarira umwana akazakugirira umumaro mu buzima, akaba yakuvomera utuzi cyangwa n'ibindi byose bitandukanye. Ndetse kwereka wa mugabo yisaza aravuga ati nibyo koko mufite umwana mugurisha? Ati rwose mufite umwana mugurisha mumbwiza ukuri? Abana bati yego rwose arahari. Ati dore nguyu ni umusore mwiza papa yadusigiye, ati rwose turimo turashaka kuba twamutanga. Nuko umusore aravuga tumva none se uno mwana ko mushaka kumutanga ni uwanyu? Ati nyine papa yadusize, mama arangije nawe yarigendera, ati rero uno mwana aratuzengereza, twebwe ntago twashobora kumurera, ahubwo twamukwihera ukamwitwarira, ubundi ukagenda ukaba ari wowe uzagira icyo umwimarishiriza, kubera ko twebwe durimo turashaka kuba twamutanga. Ati gusa ni muzima ameze neza rwose, ku madolari 100 gusa wamutwara. Ndetse barakwereka umugabo bamubwiye igiciro cy'amafaranga ashobora kwishyura ubundi agatsindira uno mwana w'umukobwa. Ndetse ushobora tumva amadolari 100 yonyine, atubuse uno mwana. Ati rwose wa mugabo we nimba uri bugure ugure, nimba utari bugure ubyireke, atari kuno mwana wacu twahisemo kuba twamutanga. Ati rwose aratuzengereza, iyo batuguriye ibipupe niwe ubitwara, iyo baduhaye buri kintu cyose niwe ugitwara. Uti rero turimo turashaka kuba twamutanga bikarangira bikava mu nzira. Ati kuko rwose aratubabaza kandi akadushengura umutima wacu. Bwana butoya bwafashe umwanzuro wo kugurisha musaza wabwo, ndetse musaza wabwo ngo yarabunaniye cyane. Ndetse barakwereka umwana yavuze tumva ati ahubwo se watubwiye nimba
bishoboka ko ushobora kuba wamutwara n'ubundi ukamwitwarira ko tutarimo turashaka kuba twagira ikindi kintu tumufasha cyangwa tumumarisha. Ndetse umugabo yagize atya akurayo amafaranga amadolari 100, arangije agiye kuba yakishyura, ndetse umwana w'umukobwa hano yitegereza amafaranga aravuga ati ayo mafaranga ni make cyane, ati turimo turashaka amadolari 700. Ati niyo turimo turashaka, rero wishaka kuduhenda ku musore wacu, ushaka kuduhendera ubusa kandi umusore wacu ari umuntu muzima ameze neza, ati ntabwo twamuguhera ayo mafaranga rwose, naho ngaho urakabije. Umugabo nawe yabwiye ati ariko numvishe muri muravuga ngo mushaka amadolari 100, kubera iki muhise muhindura? Ati rero reka nanjye nigendere, nari mfite amadolari 100, ubwo nimba bidakunze reka nigendere. Anditse akana katangiye kubitekerezaho karavuga kati buse kuko nyemere cyangwa nyareke. Umusore akavuga ati mva mwafashe amadolari mugafata mukajyana ko ariyo mwe mwavuze. Umwana yatangiye kugenda yururuka gake gake, ndetse avuga ati mva uno mwana nabaheza n'amafaranga ubundi nkamwitwarira nkajya kumwitaho. Agiye kugenda wa mukobwa yahise amuhamagara amuga ati mva ngaho zana ayo mafaranga, ariko nawe umujyana uzi neza yuko uduhenze rwose, amadolari 100 ntabwo ari menshi rwose pe, nawe uraduhenze cyane. Gusa uno mwana babashije kuba bamugurisha, ndetse bamugurisha umuntu uri muri igendera, ndetse barakwereka yatanze amafaranga, ahita aterura akana gatoya, amaze kugaterura ahita avuga ati pocu. Umusore ni gutyo yabashije kuba yakigurira umwana, ndetse batangiye kubyina bavuga bati turamucitse, ntabwo tuzongera kumubona, yatubangamiraga ibintu byose. Ndetse basigara hano bari kuvuga bati wumva rero urabona ko yuko ubu ngubu inyungu zose zigiye kujya ziba izacu, ndetse na papa ntabwo azi ko twamugurishije, turaza kumubwira yuko tutazi ahantu ari. Unyumvire ukuntu abana batoya ari abana bafite amanyanga menshi cyane. Bwaratangiye buti njyewe nzagura igipupe, nzagura agapira ko gukina, nzagura agakanju keza, nzagura n'ibindi bintu byiza. Ndetse bitangira gutyo, umwana arimo arashaka kuba yavuga gutyo, ahita agira atya, ahita yigendera avuga ati twigendere kuko n'ubundi twamucitse. Bwana ni gutyo bwagurishije musaza wabwo. Bongera kutwereka hano akana gatoya gafite akagare, ndetse abana bageze mu rugo batungurwa no kubona umwana ari kumwe na papa wabo. Habwa ati papa uno mwana wamukuye hihi kugira ngo aze hano? Ndetse papa baratangira babyatumva n'umwana rero ninjye byose wabikoze mbishaka. Ati mwabana mwe nagiye mbakorera ibintu byose, ati kubera iki mwafashe umwanzuro ko mwagurisha musaza wanyu? Kubera iki mwafata uwo mwanzuro? Bana bavuga bati papa ni wowe uba wabiteye, utugurira igipupe ukakimuha, ukatugurira utwenda twiza ukatumuha, rero natwe twafashe umwanzuro wo kujya kumugurisha ngo twigurire bombo, twigurire n'udupupe. Mwana ni gutyo babashije kuba bamugurisha. Ndetse ahangaha umupapa atangira kugenda baganiriza ababwira yuko ibyo bakoze atari byo habe na gato. Ndetse muri ako kanya barakwereka ubwana bwo bwaratunguwe, butangira kwibaza ikintu bushobora kuba bwakora, ariko byari byarangiye kera cyane. Gusa ntabwo bwari buzi neza yuko uyu nguyu ari papa wabo, kandi ari nawe wohereje uriya mugabo ngo abashe kuba yaza kugura uno mwana ubundi amumuzanire. Papa yatangiye kugenda bagira inama, ndetse atangira kubabwira yuko atari byiza ko bashobora kuba bagurisha umuntu kubera amafaranga. Gusa ubwana bwo bwabikoze buzi ngo burimo burashaka kuba bwabangamira uno mwana mutoya, ndetse muribuka ko bwigeze no kuba bwamujyana mu ishyamba ari uko yaje kuba yatabarwa, ndetse akaza abakurikiye cyane. Barakwereka kana umusaza arabwatumva ati uko mubona hano ni musaza wanyu, kandi mutegetswe kumukunda nk'uko nanjye mbakunda. Ikindi noneho ngiye kujya ngerageza, ninzajya ngura igipupe mwese nzajya mbazanira ibipupe kugira ngo noneho murusheho kuba mwabona yuko nanjye ndimo ndabakunda.
umushiki wabo mukuru aravuga atumva papa n'ubundi nibyo ngibyo twashakaga, ati rero noneho uzajya utugurira agakanzu keza, utugurire bombo, utugurire n'udukweto, ndetse twese uduhe n'ibikinisho byose dushaka. Ati sibyo murumuna wanjye? Ndetse umugabo arabwira atumva rero ibyo byose nzabikora, ariko namwe mugerageze muhinduke, byose nabikoze mbizi kugira ngo mbashe kuba nareba imitekerereze yanyu n'uburyo mutekerezamo, kuko nasanze mushobora kuba mwana mugira nabi mukaba mwamwica. Ati naharamwe mu ishyamba aho mwari muri hose naho mwageragezaga kuba mwamushyirishamo kugira ngo inyamaswa zibashe kuba zamurya, ndetse hakuno barakwereka ubwana noneho bwamenye ko bwakoze amakosa, gusa byatewe n'uko papa wabo yatangiye abigisha ndetse ababwira yuko ibintu bakoze atari byo, kandi nubwo babikoze bafite kuba bakisubiraho. Ni gutyo ubwana bwahise buza busanga papa wabwo ndetse buramuhobera, ubona ko bumufitiye ubwuzu, ndetse n'aka kana gato kahise kaza gahombera papa wako. Ni gutyo inkuru yaje kuba yagenda. Mwababyeyi mwereraho muri mu bice bigiye bitandukanye, muzajye mutoza abana banyu gukundana ndetse naho bitari ngombwa. Ikindi kandi muzajye mugerageza mu bishoboka byose, nimba waguriye umwana umwe n'abandi bose uzajye ubagurira kugira ngo utazajya ubatera umutima mubi. Hasta la vista, Imana ikomeze ibarinde. Duhure mu yindi nkuru y'ubutaha. Nizere ko mwamaze kuba mukora subscribe.